nyine ntabwo sinzi wenda niba biri kubangamira ariko bishobora kukubangamira uri hano ariko nugera hirya biraza kugenda neza ndabizi neza. Urumva byagenda neza gute kandi wanyanze? Ntabwo uzabura abagukunda nk'uko nanjye wankunze nari mfite nanjye abandi ukabahungu muteye nanjye nari mfite uwo nari nise basi wampamagaye kugira ngo ubimbwire iyo tiranyishe nabuze no kwinywera mu rugo hari icyo byose kunywa wagiye umwe ibyo nakuguriye byose ni iki cyawe bikwishyura se mbwira mbikwishyure nta kibazo wakaba warabinyishyuye. Okay. Nk'uko mubizi rero ngende Power Comedy nongeye kubasuhuza abantu mukurikirana iyi channel yanjye ya Power Comedy. Uyu munsi rero araza gushya naje muri ibintu ngiye gukora none naje hano murabona nyine ni ku kabari iyi ni imeza namwe murabibona hari umukobwa nahamagaye bya bindi nyine abasore dukunda gusohokana abakobwa akaza yishimye yishyizeho ebana agasatsi yagasokoje ibintu bimeze neza azi ngo ugiye ngo kumutamo namwandikiye ndavuga ngo aze mutemo ngo duhure ngo ku kabari kwa Epimake nyine arabizi ko azi ko aje kurya inkoko reka sinakubwira ubu ngubu azi ngo ifi bayiteguye ngo iki kandi ntabwo azi naje ngiye kumukatira namwe nyine murebe ukuntu uyu musore nyine akatiye umukobwa biba bimeze biba ari ibibazo gusa nawe arenda kuza natangiye kumubona ahantu ageze naje murebe mu kanya gatara bahageze Shubi cyane sati utuje nyine nanjye mba nibereye aha ngaha ko nta kintu uri kunywa se nari nagatumije ariko ntabwo bari bakazana imbere wicariye hano ubwire ngo hageze saa saba iya mbere nayimaze mbese njyewe ko nta kintu bari kunzanira bakuzanira kandi aribwo ukihagera sinzi kutababwira ntabantu se baba hano ndanakwakira ngo mbwire ko umeze neza agapira k'umweru rinete agasatsi wasokoje nsobanura ibisanzwe ariko subizi se cyane abizi ntabwo wowe ujya unungura kabisa yewe none ya sister rero umunsi byabaye ngombwa nyine ko muhamagara ukaza hano tukaba turi kumwe nta n'akantu ko kunywa se kandi aricyo cyatuzanye hano nyine ubundi se bwenda karaza mu kanya kumwe niteguye aho gushaka gake banzanire konyage konyage ni nkoko ariko kuki ukunda kunywa ibintu by'ibyuma ibintu by'inzoga wazabye ibyo bituma umuntu ajya mu mafuri ajya hangofu subiza ariko umuntu agiye mu mafuri yaba ameze neza nta kindi kintu wanywa kitari konyage ntabwo wanywa fanta ntabwo wanywa uzi ikindi nanywa se ntari banzanire agapirimusi ibyo tubyihorere nyine twiganirire ibyatuzanye okay nta kibazo mu by'ukuri mu by'ukuri twari tumaze iminsi nyine twaraburanye muhamagara ukambwira ngo uri mu kazi kenshi ngo ntabwo uboneka uyu munsi rero byabaye ngombwa ko noneho mubwira ngo ushake umwanya wose tuganire ntaje nta kibazo kandi nizeye ko nawe ushaka ko mu mwanya uhagije n'uwo utamaye nyine ukabona uyu munsi ndahari wese nta kibazo ari wese sinzi rero niba waba watekereje ku kintu twaba tugiye kuganiraho kuko tumaranye igihe urabizi nyine twajya tugirana ibibazo rimwe na rimwe nka besi ukambeshya nkakwihorera ariko uno munsi ndashaka ko byose bishyira aha ngaha ku meza byose nyine nkabishyira ku karubanda ni uko wateguye se cyangwa ni ibindi bintu byakureye ubukwe bw'abantu babiri se buba wapi ari uko ushaka ko dupanga uko byagenda birumvikana shangiye rero buriya ubwo ngiye sinzi ikintu nakubwira kwanjye sinako si urumva wagira ngo hari ikindi kintu ushaka kuvuga utari kumbwira sister nyine ibintu ngiye kukubwira unyihanganire kuko nanjye sinjye kubikubwira ni uko numva ndemerewe kandi nanjye ubwanjye numva muri njyewe ntagishaka kubigumana ubwo nyine niba uri bubabare cyangwa kwishima ubuzima nyine buzakomeza pe nta kibazo ndakumva rwose wenda naguhamagaye kugira ngo ni akantu ko kunywa nk'ibisanzwe nk'uko tugasohokana tukagira ute ariko uyu munsi ngiye nkurikije ndumva nta n'igiceri cy'ijana nagutangaho twahindutse wabaye nyine ibyo nakoze narabikoze zagenze urukundo naguhaye nararuguhaye
igihe kirageze ko nanjye ndikwambura kandi use wabaye ute bajya bavuga ngo kuza mu buzima bw'umuntu biroroshye kuvamo bigakomera kubuvamo nyine oya kuva mu buzima ngo biroroshye ariko kubugarukamo ntabwo wabugarukamo uko wishakiye wenda nanjye sinzi niba hazagera igihe ukaba wabugarukamo ariko ngiye icyo ntekereza cyo ni uko bishobora kutazongera kuba uyu munsi rero ikintu naguhamagariye sisita kugira ngo ube ko ngewe nawe tutagikundana guhera nyine izino saa sinzi harya ni kuwa kangahe turi kuwa gatandatu guhera kuwa gatandatu tariki 10 zingahe so ntabwo mwibuka nyibutse nyine ntabwo sinzi wenda niba biri kukubangamira ariko bishobora kukubangamira uri hano ariko nugera hirya biraza kugenda neza ndabizi neza urumva byagenda neza gute kandi wanyanze ntabwo uzabura abagukunda nk'uko nanjye wankunze nari mfite nanjye abandi ukabahungu muteye nanjye nari mfite uwo nari nise basi wampamagaye ari kugira ngo ubimbwire iyo tiranyishe nabuze no kwinywera mu rugo hari icyo byose kunywa wagiye unywa ibyo nakuguriye byose ni iki cyawe bikwishyura se mbwira mbikwishyure nta kibazo wakaba warabinyishyuye okay ni kangahe maze kukubwira sisita waza kunsura nkakubwira ati umubiri ndumva nyine bitameze neza abahungu nicyo muba mushaka kandi njyewe wabona nta kintu ushaka ibyo byonyine kuba uri n'umukunzi wanjye nkaba ntagukoraho byibura ngo ageze no nkora ubwo wankati nkora ubundi se ntaragukatira ubwo watumaga nkukoraho wankoraga ntukabeshye ariko ubwo rero mubona abahungu turi abantu nyine b'ibigoryi umuntu ashobora kugutakazaho ibyo byose ubu ugiye kumbwira ko ariwe wanguriraga njyewe ntagura wenda nk'umusore ukundana n'umukobwa bakamarana nk'imyaka ine nta kintu cyo azi nta kintu batarajya mu buri nta kintu bagatandukana yamusohokana n'uwo nguwo aba yungutse iki ibintu byose wanguriye cyangwa se wankoreye ubyandike hanyuma umbwire amafaranga ahwanye nabyo nta kibazo mwishyura ariko wabinyishyura ntabwo biri kuvuga ko wenda wagaruka mu rukundo rwanjye nawe okay nta kibazo dutandukanye neza ariko utagiye wicuza ibintu byose wampaye nta kibazo okay telefone nakuguriye ndayishaka telefone bayinyibye bayikwibye naguhamagara bayinyibye dore agatelefone na timu ndajyana aka ngaka nta kibazo hanyuma wibuke kurimo shyira wagiye ureka ariko oya wibuke ko hari n'amafaranga 30 mperutse kuguha nabyo uzabinyohereza okay biriya nabigurije mu boyfriend wanjye ese ko utanankundaga mbibona nta no gusaba imbabazi umbaze ikintu cyabineye ngo ibiki n'ibiki oya ubwo ntabwo nagusaba imbabazi ko wamaramaje ntabwo wagiye gufata umwanya wo kuza hano dore ko utabitekereje ariko bigaragara ko nawe nta rukundo wari umfite nakubeshye pe wabonaga ko nyine nisindira nigira hangover ntabwo nagukunda gato ntabwo wankundaga bivuga ngo byari ubusazi nyine ibyo cyane rwose ni uguhubuka nyine ukuza nyine umuntu ameze nk'umusazi biri aho nyine tu nta kintu mwabivugaho nyine ubwo gusa niba ari uko wabishatse ya turangizanye nta kibazo okay nareba ingamba ku gafone k'abandi ubwo amafaranga iyi fone nayo nkwana simukadi ndazijyana iyo ni gatushi telefone yawe nzayizana ejo uzashaka buryo iyi ni izatuma nyine na simukadi sayifone se okay nzayikuzanira telefone yanjye nini muri simukadi zawe ubwo nicyo kiguzi wapine guhamagara umuntu akayinzanira none se ko twamaze gutandukana n'umuha telefone nzongera kukubona izi simukadi ngiye kuzijyana hanyuma uzanzanira telefone uhereza ibyawe ibyo hari ikibazo kibirimo se okay nta kibazo ubwo nyine washingiye telefone simukadi nzaswapasha nta kibazo sister nyine ubwo ndumva wakwigera njye hari n'undi muntu nari negereje hano nyine wowe wakwikomereza naribi ibindi turaza kwivugana kuri telefone niyo mipangu se wari urimo uwo mukobwa ndamurindira nese icyo nakubwiye ntabwo wacyumvishe ndamurindira uwo mukobwa aze hano umve ntabwo ari bungire ndamurindira sister wakwigendera se wapi ndamurindira rero ngiye magusige ikirinze noneho ndebe ikintu wapi turajyana ntabwo njyana nawe okay noneho ndamurindira